Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku jambo ry'Imana. Turasanga mu Bami ba mbere ibice 19 uhereye ku murongo waho wa 5. Ari kuvuga ngo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemo arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Iyo umuntu ashonje nta mbaraga aba agifite, araryama agasinzira, akibaza iby'ubuzima, akibaza imibereho, akajya kure y'Imana. Ariko marayika azi ubuzima turi kunyuramo, azi ibidusinzirije, azi ibiduteje intege nke, ariko marayika w'Imana ashaka kugira ngo ubyuke ukomeze urugendo. Reka dusengerere ijambo, reka dusenge nukuri twinginga Imana kugira ngo ibane natwe mu rugendo turi kunyuramo, ntibidusinzirije ni byinshi. Mwami Yesu, dusengera ijambo tugiye kumva, dufite byinshi bidusinzirije kandi biduteje intege nkeya. Dore urugendo ruracyahari, urugendo ruracyakomeye. Ndasengeye buri wese wari usinziriye, wari uzi ko ibyo kurya byashize, kumbe biracyahari, marayika aradutekeye. Ngaho nimubyuke murye kuko urugendo ruracyahari. Amen. Twari turi kuganira ku jambo ry'Imana, aho Eliya yari ari mu rugendo arasinzira, intege nke zije, abuze ibyiringiro, arebye hepfo abura inshuti, arebye haruguru abura inshuti, arebye hino abura abavandimwe, akomeje urugendo abura uwamufasha. Ariko kuko Imana itajya yemera ko dusigara twenyine, yohereza marayika aramubwira ati yewe Eliya we, ati yewe Eliya we, ati byuka, urugendo ruracyahari, we gusinzira. Niba ubuze ibyo kurya, Imana irabifite. Niba ubuze ibyo kwambara, Imana irabifite. Niba wibaza ku gahinda, Imana imara agahinda. Niba wibaza ku mahoro, Imana itanga amahoro. Ngo nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Ese nawe wari usinziriye? Byuka, byuka tugende, niko marayika avuze. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Umva uko marayika akubwiye umunsi wa none ati byuka urye. Iyo Mwuka Wera yaje, ibyo kurya biraboneka. Iyo Mwuka Wera yaje, ni ukuri ibyari biduteye byegerayo bigahunga. Nawe rero ibyari bigusinzirije ni byinshi, ibyari bitumye utarya ni byinshi, ariko Imana izanye ibyo kurya bitari by'agahimano. Imana izanye ibyo kurya by'umugisha. Imana nikubakira uzarya, waba uri umusore cyangwa umukobwa. Imana nikubakira uzarya neza, uzambara neza, uzabaho neza, gahinda kazashira, baguteraga ubwoba ntabwo buzongera kugira. Ngarakanguka ngabona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Nawe dore ugiye kuzabyuka usanga Imana yagutekeye. Umuntu Imana yatekeye ntongera gusonza. Ayiwe, wirebaga ukibaza ibyo urya aho birya bikakuyobera, ariko Imana igiye kugutekera, nawe uzagira kabiri. Niba wari urwaye ukarya ku biryo by'Imana, indwara izakira. Niba wabonaga amazi ashize mu mubiri, hari igihe cy'umuntu arwara ikizungera akumva yikubise hasi. Oya, Imana igiye kuguha amazi, humura. Ntiwongere kwiheba, ntiwongere gutinya, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwibaze ku by'ubu buzima, kuko Imana iradutekeye. Uzabisanga aho uri. Akazi ntuzongera kujya ugashaka kure, ntuzongera kugira ubwoba bwako ko wakabuze, kuko Imana igiye kukuzanira umugisha iruhande rwawe. Wizere gusa, ugire ibyiringiro, kuko byose Imana ariyo ibikora. Noneho Eliya amaze kurya amaze kunywa arahaga, arongera araryama arasinzira. Ariko marayika agaruka ubwa kabiri. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini kandi rukomeye. None ko Imana ibyemeye ko igiye kugendana nawe mu rugendo, usinzirijwe n'iki? Tewe ubwoba n'iki? Oya, izere. Iyo umuntu ari kunyura mu buzima bw'akaye, ariheba akiganira akajya kure y'Imana, akumva yuko bitagishobotse, akumva yuko bitagikoretse, ariko Imana yashizemo umugisha igakora igitangaza, yuzura amashimwe.
aravuga ati ngo nanjye Imana yangiriye neza, nanjye ndi umugabo wo guhamya izina ry'Imana. Uko Imana ijya ikora imirimo n'ibitangaza, Imana yaguteye iteka ntihongera gusinzira, ntihongera gucika intege, ntihongera gucogora, ahubwo uhamya Imana avuga ati nanjye nabonye ku Mana. Eliya yabonye Imana, abona Imana imbonankubone. Ubwo yari ari guhunga, yari azi ko agiye kujya mu giti cy'umurotemo, amakakama yacyo yamugwaho akipfira, ariko Imana irabyanga, iravuga ngo oya, ongera ubeho. Nawe rero wari uri kwikatira urwo gupfa, ongera ubeho, ongera umere neza, ongera ubone neza y'Imana. Ntihongere kwibaza uvuge ngo urugendo rwo kugenda n'ubundi ari igihe ubuzima umuntu ageramo akikatira urwo gupfa ko napfuye kera. Yareba indwara imubaye akarande, yareba ubuzima ari kunyuramo butagira amafaranga, yareba ubuzima ari kunyuramo butagira ibyo kurya, akiheba akajya kure y'Imana. Ariko uyu munsi wa none marayika w'Imana aragarutse, aravuze ngo ongera urye tugende, urugendo ruracyahari. We gucika intege, muri urwo rugendo uzarugiriramo umugisha, muri urwo rugendo uzaruboneramo Imana. Reka dusenge n'ubundi dushima Imana, dusoze ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru, Mana ishobora byose, harimo abantu bari bacitse intege bibaza kuri ubu buzima, bamaze kwikatira n'urwo gupfa, ariko uremeye ko twongera kubaho. Babeho nanjye mbeho, tuzongere dushime, kuko marayika w'Imana azajya abana natwe, atugaburire, aduhe icyo kunywa, kuko ibyo kurya by'Imana yatetse ntibituma twongera gusonza. Eliya icyo gihe yarariye amaze no kunywa, iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo abone neza y'Imana. Nawe rero Imana ikugire neza. Amen.